yataye agaciro kubera iki nuko babandi Imana yahaye umwitangirizo nibo bazanye rya jambo rivuga ngo kunywa inzoga si iki si icyaha urumva yabahaye umwitangirizo kunywa inzoga si iki si icyaha no kunywa itabi si icyaha no kusambana si icyaha kuko Yesu yageze ku musaraba byose yagize gute yarabira igihe ni cyacyo mwamaze kugomera Imana none indogo bimenye nyirayo inka nayo ikamenya nyirayo ariko abana Imana yiremeye mwarayigomeye murayihararuka muyitera umugongo n'ibintu byiza Imana yabakoreye babapfayongo none Bibiliya irakavuga ngo bafite amaso kureba ntibareba dufite impumyi mu nzu y'Imana dufite impumyi mu bahanuzi dufite impumyi Sose kandi tubifurize amahoro y'Imana umugisha Imana itanga ubane namwe mwese abadukurikiye mu gihugu cy'u Rwanda n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda mwese mugubwe neza kandi mugubwe neza cyane niba udukurikiye ubabaye cyangwa se uri mu bibazo reka nkubwire ko kurira kwararira umuntu ariko mu gitondo impundu zikavuga uyu munsi none twongeye kugaruka kuri kamera zacu kugira ngo tubane n'umukozi w'Imana n'umwe mu bahanuzi batabivanga n'umwe mu bahanuzi bakigerageza cyangwa se bakifata umwanya wo kuba bana haguruka bakajya ku musozi bagasenga Imana bityo rero bikabafasha gutuma bamenya icyo umwuka abwira amatorero uraho neza mukozi w'Imana ndaho ndashima Imana ibaye icyo turinze tugashimira Imana ko twongeye guhumeka umwuka w'abazima tukahagarara imbere y'ubu bwoko bw'Imana bumadukurikiye aho baherereye hose nibahabwa umugisha n'Imana yego abantu nibahabwa umugisha n'Imana reka nguse kugira ngo wongere ubibwire numara kubibwira ubundi usenge Imana dukunde tutangire ikiganiro ndi umwana w'Imana witwa Damuru kuko ngiye kuvuga ngo ndi umuhanuzi kuko kwirata kuri umuhanuzi bamwe bazi kuri umuhanuzi kandi n'Imana ize ko uri umuhanuzi hanyuma Bibiliya irambwira ngo ikigaragaza kuri umuhanuzi nuko ibyo uba wahanuye cyangwa ibyo wavuze bisohora hanyuma rero imbuto zerekana ko ndi umuhanuzi cyangwa se itandukaniro ry'abiyisi buriya Yesu cyangwa se umugabo witwa Mose Imana yaramubwiye ati genda uvane buriya bwoko mu gihugu cya hariya epfo muri Egiputa hanyuma Mose abuza kubwira Yesu aramubwira ati ariko se ujye umbwira ngo njyane n'ubu bwoko ni iki kizamenyekanisha njye n'ubu bwoko ko yuko twakugira umugisha ikiza si uko waza ukajyana natwe ugashyira itandukaniro ryacu n'ab'iy'isi Mose Imana yumva koko iyo ni ingingo Imana ibwira Mose ati n'icyo uvuze ndagikora kuko wangereho iki umugisha so rero bisobanuye ko ikigaragaza umukozi w'Imana cyangwa se umuhanuzi umuprofete ntago ari uko ahanura ntago ari uko asengera abantu bagakira ntabwo ari ahubwo imbuto n'imirimo n'ibitangaza bibonerwa muri we ibyo bigaragaza umukozi w'Imana nyawe rero Imana y'amahoro ibahe umugisha Imana turagushimiye izina ryawe rihabwe icubahiro nyemerera ngushime ko nongeye kugera imbere y'ubwoko bwawe n'abari twavuga baboneke izina ryawe imbaraga z'umwuka rero zibane muri natwe kandi iki kiganiro giherekezwe na mwuka wera mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti nsabye nizeye amen urakoze cyane ku isengesho ryiza cyane uduhaye natangira ikiganiro cyanjye cyangwa se cyacu ndetse n'abadukurikiye ngira ibibazo mubaza ese ni iki kintu kiri gutuma abantu benshi bamaze gutera Imana umugongo kandi bajye kureba ugasanga ni babantu basengaga ubutayu cyane bavugaga ubutumwa cyane bahanuraga babantu bakoraga imirimo idasanzwe ariko uyu munsi wa none bakaba baramaze gutera Imana umugongo nkawe nk'umuhanuzi w'Imana iyo ugiye mu mwuka ubona ari impamvu ikibitera dore impamvu Imana ibwira Abisiraheli yarabwira ati nimumara kurya mugahaga mukambuka iriya nyanja ntimuzibagirwe Imana yari ibizi neza ko uzibagirwa yari ibizi neza ko bari bwibagirwe buryo uzanatinye n'umuntu parce que ntago urajya gusenga
ukumva Imana ibwiye umuntu uti nyamara ngiye kugutabara ariko ntuzibagirwe, bisobanuye ngo Imana ibireba imbere yakabona kuzibagirwa. N'Abisirayeli rero Imana yavuga ngo nimumara kurya mugahaga mukabyara mukarongora mukamazu mukagera gute, yababwiye amasezerano menshi. Ntangije yavuga ngo nimumara gukora ibyo byose nimuzibagirwaho mbakoye. Impamvu abantu bateye Imana ubwo cyangwa se bakibagirwaho Imana yabakoye, icya mbere barariye barahaga, bubatse amazu bararengwa, baragiye bararongora barabyara bagira gute, abana biga mu mashuri ahenze baratabarwa, nta kimana itabakoreye. Uyu munsi wa none iyo ugiye kureba usanga babandi bari mu musozi bari gusenga bari mu butayu, nibo batukisha izina ry'Uwiteka. Reka nkubwire, ubu waba waburaye, umwana wawe atiga, wasohowe mu nzu kajya gusambana, nibatubwire n'abandi. Ubu uyu munsi wa none waba uri mu bukode, nta buryo ufite bwo kwishyura, warangiza ukajya kwirirwa ubwejagura nk'imbwa kuri kamera. Bisobanuye ngo umurengwe wishe iki abantu. Impamvu bafite umurengwe nuko uyu munsi wa none Imana yabagiriye neza. Noneho babandi bari mu butayu ntago bahora basenga Imana babwira ngo Mana ndengera, Mana ntabara, Mana nkura kuri umusozi, nyiza inzara, nyiza ibyago, nyiza amakuba, dore bimeze gutya na gutya na gutya. Imana nayo ikareba n'ubundi nabo bameze nk'abandi bose. Kavuga ati nimubanze mugire gute mwiga. Bibiri ivuga ngo iki? Nzakwigisha inzira unyura ariko nzakugira inama. Nzakwigisha nkwereke inzira unyuramo ariko nzakugira inama. Bisobanuye ngo abantu bananiwe kwiga kandi bananiwe no kugirwa inama n'Imana, aho kugira ngo bumve ya nama rero yego bahita bajya kugisha inama babapfumu bene wabo. None se ugira ngo babakobwa 10 ni harimo abanyabwenge n'abapfapfa. None se mu murimo w'Imana dufite abanyabwenge n'abapfapfa. Sinzi ni musobanukiwe. Impamvu mvuze ko dufite abanyabwenge n'abapfapfa nuko uyu munsi wa none abo dufite benshi n'abapfapfa, ariko abanyabwenge nta niyo bavuze ntibumva, ntago bumva, niyo bahanuye ntago bumva, ahubwo bahita baterwa iki? Amabuye. Impamvu niki? Ntago uyu muntu umutera amabuye afite umuceri mu rugo iwe, afite inzu mu rugo, afite iki, afite imodoka, afite buri kintu cyose aragifite. Impamvu ni iyi: bararenzwe, barahazi. Yego uyu munsi wa none nubwo ubusambanyi bworotse mu bantu, ariko nibigeragezo nabo barimo guhura nabyo. Umugore arareba aravuga ati ntago ndi buburare, abana banjye ntago bari bugire gute, ntago bari buburare, nta nubwo babura amafaranga y'ishuri, mfite ibyo ntanga. Noneho cya kigabo cy'igiwewe nk'ababandi birivuga ngo nk'abagabo bibigorye. Yego hanyuma ahita abona ko runaka badomitira ari umuntu akeneye. Yego akeneye iki, akahita amushukisha iki? Amafaranga, akamufatanira bwa bukene. Yego niyo mpamvu navuze ngo muri aba bantu bafite mu kintu cyitwa ubupfapfa bituma n'abantu batakizera Kristo. Ariko reka mvuge ngo haracyariho ibyiringiro yuko igiti cyatemwe cyakongera gushibuka kikagira amababi y'ubutono. Icyambere uyu muntu washoreye imizi muri Kristo Yesu ntabwo yuma, ahubwo aratoha, atohera muri Kristo Yesu. Muririmbyi uzura mwuka rero ngo naho ndiho naho napfa ariko nzi ko nkundwa n'Uwiteka, ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro. Yego abantu rero bananiwe kwizera Imana, bananiwe no gukunda Imana, ahubwo bikundira za Bayali na za Dagoni. Zibereka ko Damuru nubwo ashonje ariko nakaba ari umuhanuzi, ariko nta Mana igize gute imurimo. Reka nkubwire, isi ni konsa. Reka mvuge iri jambo, isi ni konsa uzonke vuba. Yego isi ni konsa uzonke vuba, kuko nayo isi nisakaye, ejo nawe yakunyagira. Uyu munsi wa none hari ab'Imana yagize ngo yahaye umwitangirizo, barirukanka bagerayo, baragenda barubaka, barabigenda baracuruza, ariko bacururiza ku miti. Baragenda baguza mu mabanki, barabagira gute, ariko bagasambana. Yabahaye umwitangirizo bagerayo,
bagezeyo bahita bavuga ati noneho reka twigire inama, bakagambana. Ibaho umwitangiriza abaririmbyi bagenda bakabaririmba ariko bakanywa byeri. Iho umwitangiriza abahanuzi bagahanura ariko bakajya mu marodi. Iyo ikabaho umwitangiriza ariko bakajya bakubedura nkuko babivuga. Ariko reka nkubwire, Bibiri iravuga ngo ibyo byose urabikora nka kwihoro kugira ngo mpanywe, ariko nzabishyira imbere y'amaso yawe ko bikurikirana. Uyu munsi wa none ntabwo insengero zifunzwe kubera ko dukiranutse. Hayewe ngetsagera ngo barazifunze, ntago zifunze. Njewe urwanjye ntago rufunze. Ntabwo rufunze. Reka no mu rugo rwawe no mu nzu no muri saro yawe wagira gute wasenga. N'umutima wawe ntago ufunze. Niyo mpamvu abantu babaye ingwingiri. Mana yarapfushije. Bantu babaye ingwingiri mu buryo bw'umwuka. Bantu babaye ingwingiri Pascal. Yego. Mu buryo bw'umwuka babaye ingwingiri. Kimana ngo ntago ikora, ibuzwa n'iki gukora. Habwe icyambere cyo banza wizere ko Kristo ari muri wowe. Haleluya. Bibiri iravuga ngo bana bato muri ab'Imana kuko babandi mwabanishije uri muri mwe aruta uri mu bisi. Nicyo gituma abisi bakunda ibyisi. Abakunda ibyijuru bagakunda ibyijuru. Uyu munsi wa none kuki ijambo ryataye agaciro kubera iki? Nuko babandi Imana yahaye umwitangirizo nibo bazanye rya jambo rivuga ngo kunywa inzoga si iki si icyaha. Urumva yabahaye umwitangirizo. Kunywa inzoga si iki si icyaha. No kunywa itabi si icyaha, no kusamana si icyaha, kuko Yesu yageze ku musaraba byose yagize gute? Yarabira babapfapfa. Babapfayongo. None Bibiri yerekana ngo bafite amaso kureba nibareba. Dufite impumyi mu nzu y'Imana, dufite impumyi mu bahanuzi, dufite impumyi, dufite iki? Impumyi. None dufite n'ibipfamatwi. Ariko birirwa bavuga ibintu bidafite 12. Yego. Uranyumva neza? Mese dukeneye k'Imana. Ariko reka mvuge iki kintu. Hari iby'Imana ije gusobanura. Nta kibazo. Nibagende koko bakomeze beza ibyo byaha, ariko hari iby'Imana ije gusobanura. C'est tout. Iraje. Imana igeze gute? Iraje. Imana iraje. Kandi ije habona. Kabiri. Ije ahagaragara n'ahatagaragara. Aho hose irahafite. Kandi iraza. Ije kuwize n'utarizi mugezeho. Ije kukomeye n'udakomeye nawe yo imujeho. Kunanutse n'ubyibushye mbese ntabwo ikanzwe n'igihagararo cyawe. Nta nubwo ikanzwe n'ayo mashuri wize, no. Nta nubwo ikanzwe mbese ngo kuba warize ukaminuza. Dufite abantu benshi bize bafite za diplome, dufite abantu beza bateye neza ariko bicaye hasi. Rero kuba Imana yaraguhaye ako kazi wikibwira ko yakaguhaye kugira ngo ujye mu binezeza ahubwo ukore ibyaha. Yakaguhaye kugira ngo uheshe Imana icyubahiro. Rero niyo mpamvu kubera ko wayitesheje agaciro nawe igutesheje agaciro cyane. Sinzi nimba unkurikira. Kubera ko Imana yaguhaye umwanya, yaguha umwitangirizo kugira ngo ubyibura ugende ugirire neza abusize inyuma. None kubera ko wariye ugahaga ukibagirwa ukahita usenga za mana z'inyamahanga za zindi zashirana za Dagoni. Ni nayo mpamvu rero Imana ije kukwereka ko ari Imana isumba byose. Naho ibyo ngibyo byo kuvuga ngo ngewe ngo mfite uko nsenga ngo mfite uko mbana, haye wowe Imana itaragiye Mose yaramusezeranyije amasezerano ayabitse gutya kamuga dore igihugu ngo ikiriya ariko genda ujyane mu bwoko, ariko kubera ko mwananiye Imana hano bibigize ibinani ku Mana. Mana ikindurira Mose mu butayu nakwitamugira wese. Urumva wowe uri iki? Papa urumva wowe uri iki? Bwenge bwawe? No. Ni iki watanze mwana wa Adamu cyatumye urindwa bigezaho
menya karubu nuwagiriwe na bana nawe ujye ushima iyo mana. Sinzi nimba ruko ndikuvuga ndi kuyumva. Hari abakobwa beza bitondaga. Mbese nimba uyu munsi wa none umwana w'umukobwa yikora akambara ubusa akajya imbere ya kamera ngo Imana yaguhaye uwo mubiri kugira ngo umubiri wawe ushimwe n'Imana, ntago umubiri wawe yaguhaye kugira ngo ushimwe n'abana b'abantu. Kwisomera ijambo ry'Imana. Yego. Nanahanura nigendera. Kuko ntabwo nje kuri kamera kugira ngo nze ntera abantu ubwoba. Hoya, ahubwo Imana ibabajwe n'abantu bayo begeze gute yiremeye. Imana yambwe ngo ninze mbwira abantu bayo ku muntu wese wumva ururimi rw'ikinyarwanda, ntabwo ari uw'icyongereza kuko sinzi icyongereza. Yego, kuwumva ururimi rw'ikinyarwanda gusa ni ibyo ngibyo. Ku muntu wese wumva ururimi rw'ikinyarwanda, simvuze ku muntu wese wumva icyongereza cyangwa se nk'abandi ngo nje guhanurira isi. Hoya, kuko isi yose ntabwo ari kuzi ikinyarwanda, ariko ku muntu wese wumva ururimi rw'ikinyarwanda. Hanyuma Yesaya igice cya mbere murongo wa 2 ravuze ngo Yesaya ahana abayuda ubugome. Ni ku mutwe w'ijambo. Umva wajuru we, tega amatwi nawe wasiwe, kuko Uwiteka avuga ati nonyeje abana banjye ndabarera ariko barangomera. Bibiliya niko ivuze. Yego. Ravuze ngo Imana yonyeje abana bayo irabarira, imaze kubarira ariko barayigomera. Kubera iki? Kubera iki? Ubugome. Yego. Kubera iki? Uburyarya. Kubera iki? Amatiku. Kubera iki? Ubwicanyi bwo mu mutima. Kubera iki? Ubugambanyi. Kubera iki? N'ubusambo. Kubera bamaze gufata Imana nkaho ari se wabo, ari nyina wabo, ari biye cyangwa se ari itenesi. Hanyuma reka mbabwire ngo hanyuma Imana ije gukina, ibashyize mu kibuga. Aba bantu bamaze kugomera Imana, ibashyize mu kibuga. Imana yarambwiye ngo nje gukina nabo. Noneho ugende gake kugira ngo utaza gutsindwa cyangwa se utaza kurata. Reyo na Aperi iyo bigire mu kibuga bose baba bari guhangana. None tugiye kureba ngo turebe nimba muri butsinda Imana. Ubu uri umubyeyi, ubu uri umusore, ubu uri umupapa, ubu uri umukobwa, ubu ukomeye, ubu udakomeye. None mugiye gukina agapira, umupira nguyu. Nimba mugiye gukina akazungu ariko urebe neza. Reka nkubwire, mugiye gukina amacenga mwayicenze, noneho bigiye kugaragara. Noneho ayo macenga yanyu turebe wacenze umwana w'umuntu nta kibazo, wacenze n'umuhanuzi nta kibazo, waramuhishe nta kibazo. Ariko Imana ireba urushishi rw'umukara munsi y'ibuye, hanyuma izi neza kuri umubeshyi, uri umugome, uri umwicanyi, uri umusamyi, uri umuhehesi, uri umupfumu, ariko wiyitirira izina ry'Uwiteka. Ariko bireba ngo nonyeje abana banjye ndabarera. Ariko reka mbabwire, reka twikomereze. Ariko barangomera. Inka imenya nyirayo, indogobe ikamenya urugo rwa shebuja. Abisiraheli bo ntibabizi, ubwoko bwanjye ntibubyitaho. Dore wa bwoko we bukora ibyaha we, abantu buzuyemo gukiranirwa, urubyaro rw'inkozi z'ibibi, abana bonona baretse Uwiteka, basuzuguye Uwera wa Isiraheli, baramuhararuka basubira inyuma. Ni iki gitumye mushaka kugumya gukubitwa, muzira gukabya ubugome? Mutewe umutwe wose urarwaye, umutima wese urarabye, uhereye mu bworo bw'ikirenge ukageza mu mutwe n'ahazima. Ahubwo ni inyama n'ibibyimba n'ibisebe binuka bitigeze gukandwa cyangwa gupfukwa, nta nubwo byabobejwe n'amavuta. Mwakire neza ubuhanuzi. Murakoze cyane. Turakomeje. Hanyuma n'abana bonona
Bibiliya wumvise ukuntu ibarondora yego hanyuma Imana yarabarondoye rero nana uko kuririmba ngo tuzajya mu ijuru kureba abari ariko uri umugome tuzajya mu ijuru kureba abariyo usambana ariko iryo juru nimba ari irya so nimba ari irya so wanyu nimba ari irya Kamonyi iryo juru ubundi muririmbanire wirirwa uminuza za Mitsingi na za Ruzeri hariya wirirwa uruwijya ujya mu ngo ni none arizo numvise ngo no mu manura jipo none ukaye warangiza ukaza ati wi topesa mbese izo ndimi ndeka nkubwire guhanura bizarangira yego kuririmba bizarangira mbese no kujya mu mwuka nabyo bizarangira akikintu kitazarangira reka no witeka mbese ni jambo riri muri wowe kuko ijambo ndiryo ntago rishaka kurangira urukundo ntago rushobora kurangira ariko reka nkubwire uyu munsi wa none mwagomeye witeka Imana yambwiye ngo ni mwisuzume nze mbatangariza amakuru ngo ni mwisuzume ese uko Imana yaguhamagaye uko yakuremye ni kuri oya ntago Imana iri bukangwe nayo mabuno ngo mwirirwa ngo muza kuri kamera ngo muze ngo murerekana ngo amabuno ngo Uwiteka yabahaye nyashe ngo yabahaye amabuno oya igiye kuzana timasi hanyuma iraringaniza uba ufite amatuzi iraringaniza urangana nanjye umva nkubwire inshuti yanjye ntabwo Imana inaniwe kuba nanjye yantera akaboga ngo hoya ariko igihe ni cyacyo mwamaze kugomera Imana none indogo bimenye nyirayo inka nayo ikamenya nyirayo ariko abana Imana yiremeye mwarayigomeye murayihararuka muyitera umugongo n'ibintu byiza Imana yabakoreye